Nyamirambo, agace karangwa n'urujya n'uruza rw'abantu ku masaha yose y'umunsi, kakiganzamo n'ibikorwa by'ubucuruzi. Umusaza Sudi Munyantwari, umwanditsi akaba n'inararibonye mu mateka y'Abisilamu mu Rwanda, amaze imyaka 70 atuye Nyamirambo. Avuga ko mu gihe cy'abakoloni ngo abanyarwanda begereye umujyi babaga Nyamirambo rwagati mu mujyi ngo ntibari bemerewe kuhatura. Urebye muri rusange umujyi wa Kigali wari ugizwe n'amakaritsiye ane. Hari karitsiye bitaga Asiatique, hari isoko ku magazine bayitaga mu Cyarabu cyangwa se ku magazine niko bakundaga kuyita. Hakaba na karitsiye y'abazungu bakayita mu kizungu, ni hariya kuri plateau. Hakazaho na ka militaire ya Kigali, hanyuma agakurikiraho karitsiye ya Nyamirambo ariko iyo bitaga Kanswahili. Agace kera kitwaga Kanswahili ariyo Nyamirambo ya mbere kaheraga hano hazwi nko ku musigiti wo kuri Onatracom, kakagera ku ishuri ryitwa ishuri ry'intwari. Aho ngaho ariko ngo si buri wese wari wemerewe kuhatura. Iyo fashe Nyamirambo icamo kabiri, hepfo ni Kanswahili hatuye abasilamu gusa. Hari hatugenewe abasilamu gusa, utari umusilamu ntiyari yemerewe kuhatura. Agana haruguru bahatuje abakarani, abari abasista b'Ababirigi. Hanyuma abandi baturage rero bari batuye inyuma y'umujyi. Guhera mu mwaka w'1960 Kanswahili yaretse kuba umwihariko w'Abayisilamu. Ibyo byongereye urujya n'uruza rw'abantu, binazamura ibikorwa by'ubucuruzi byari byiganje Nyamirambo. Guhera muri 60 mu 1960 hajeho noneho n'abandi, kuko statut yari imaze guhinduka. Hajeho n'abandi baje cyane baje gukora mu buyobozi bw'agateganyo bwari rwasizeho na leta y'Ababirigi. Batangiye gufungura za ministeri n'amabiro yandi, none haza abantu baje gukora muri leta. Abo bantu bagombaga amacumbi kandi ubutegetsi ntibwari bwarateguye structure d'accueil y'abo bantu. Amacumbi rero bayabonye muri Kanswahili. Nibwo batangiye kunoza gukodesha amazu, tangira gucrea amaresitora, abantu batangira kuyayoboka. Nyuma yaho haza n'amabutiki. Guturwa n'abantu benshi byatumaga ibikorwa bitandukanye birimo n'iby'imyidagaduro biboneka gusa i Nyamirambo. Urebye Nyamirambo isa nkaho wari umutima w'umujyi, kuko usibye mu kizungu abirabura, abatuye karitsiye y'abirabura ugasanga ariho hari karitsiye ibikorwa by'imyidagaduro n'ikindi. Reka mbabwire ko na orchestre za mbere zatangiye mu Rwanda zatangiriye i Nyamirambo ariya mu Biryogo muri za 61 62 kugeza 64. Hari orchestre ebyiri, imwe bayitaga African Jazz n'indi kitwa Rock and Jazz. N'abayobozi rero abategetsi niho bazaga kwidagadurira. Uko imyaka yagiye ishira indi gataha, Nyamirambo yagiye yaguka inahindura isura kimwe n'umujyi wa Kigali muri rusange. Abatuye muri iki gihe bemeza ko Nyamirambo ifite umwihariko mu mujyi wa Kigali utuma nta wayigezemo wakwifuza kuyivamo. Nyamirambo urahagera saa 9 z'ijoro, saa 10 z'ijoro umva babujya gucya, nubyuka bayitegura kubyuka. Ariko baba bakora ni 24 kuri 28. Ntushobora gushaka icyo urya ngo kibure, icyunywa, ushobora gushaka ahantu watemberera hariho hose ngo habure. Icyo dushaka cyose turakibona. Tushobora kugura isamake ya 300, tukagura n'ubugari, ariko nk'ari Nyarutarama ntabwo twapfa kubibona, ni mu mpangu ziba zifunze. Nta nindi karitsiye najya amatari inanga y'Nyamirambo. Niyo wambwira ati turaguye inzu Nyarutarama ntago nahajya. Nyamirambo hari ubuzima bwiza, buri abantu baho baroroherana, ufite ikibazo bagenze baramufasha, kandi ikindi cya kabiri ubushobozi bwose ufite we ku giti cyawe ubasha kuba Nyamirambo. Bitandukanye n'iby'abakoloni batekerezaga byuko Nyamirambo yagumara agace k'ishyamba kagenewe irimbi, Nyamirambo ahubwo yatuye ku buryo bwihuse kandi nta gushidikanya ko izakomeza kugenda ihindura isura bigendanye n'umuvuduko w'iterambere u Rwanda rufite. Jean Damascene Manishimwe, i Nyamirambo mu mujyi wa Kigali.